iyo bigeze ku kuvuga ku guhangayika kw'abasore b'abakene barimo gushakisha amafaranga ku mbuga nkoranyambaga byitwa ibintu bisanzwe, ariko twagera ku ngano y'umubiri ku bantu b'igitsina gore umuntu yabavugaho ku mbuga nkoranyambaga ibyo ngibyo bikitwa ngo ni body shaming cyangwa se ngo ni ugusebya abantu b'igitsina gore. Iyo umusore apostinze cyangwa se ugasanga bapostinze umusore ku mbuga nkoranyambaga arimo guhasoringa, arimo gukora utuzi duciriritse, bene uwo musore bamwita umukene. Ariko umukobwa ubyibushye cyane ufite ibiro byinshi yaza arimo kubyina kuri TikTok, arimo kubyina gusa, ugasanga abakobwa bagenzi be n'abagore bashyushye ngo ngo uri mwiza, uri beautiful, ibintu bimeze neza, ni ukuri ni wowe uruta abandi. Abagore baza cyangwa se abakobwa baza ku mbuga nkoranyambaga bari kuvuga ngo ntabwo twakunda umugabo mugufiya cyangwa se umusore mutoya, ibyo bikumvikana nk'ibintu bisanzwe. Kuba byonyine barimo gukonvenka umuntu ubyibushye cyane bamubwisha ngo uburyo ari mwiza, byonyine ni igisobanuro kigaragaza ko uwo muntu atari mwiza nyine. Ariko icyo ngicyo ni ikibazo nta nubwo twemerewe kubivugaho, ngo nyine umusore kukuba bamubwira ibyo ari byo byose bibonetse, bamusebye bibonetse byose, ibyo ngibyo ntacyo bitwaye. Ariko umukobwa umeze ukuntu niyo ntabwo twemerewe kubivuga. Ingoro nini icinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi.